turabasuhuje abakunzi ba Radio Country FM kandi abakunzi b'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza gifite umutwe ugira uti ijuru n'ubuntu ntabwo rikorerwa. Tubahaye ikaze aho muherereye hose muri uyu mwanya, mwebwe abashyizeho urushinge. Turabakunda kandi natwe turabizi ko mudukunda kandi mukadukunda muri benshi. Muri uyu mwanya rero tubahaye ikaze, ariko kandi reka mvuge ngo mukomeze kugubwa neza cyane aho muherereye hose. Imana rero ishimwe cyane ko muri uyu mwanya iciye inzira tukaba tugeze hano muri studio kugira ngo tubashe kubagezaho icyo Imana yadushyize ku mutima muri uyu mwanya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero mu by'ukuri iki kandi ni cya kiganiro mugezwaho n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye. Kuri uyu mugoroba uwo muhaye mwumva ni Musabyimana Yozefu Mugisha, ariko kandi ndi umukiranutsi ku bwa Yesu. Ndabikesha igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba, ntabwo mbikesha imirimo yanjye cyangwa ingeso zanjye, ahubwo mbikesha ko Kristo Yesu yangiriye neza akajya ku musaraba abazweho ibyaha byanjye byose. Igihano nari nkwiriye guhabwa Kristo Yesu akagihanwa, nuko mu maraso ya Kristo Yesu yamenetse nkaba narababariwe ibyaha byanjye. Icyo ni igikorwa cyakozwe kera, hanyuma amakuru nyamenye nanjye mbyizeza umutima, nuko mandaruhutse ninjira mu kiruhuko cy'iteka. Ndi mu isi mfite ubugingo buhoraho, mfite ijuru, mbikesha kwizera igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero mu by'ukuri iki kiganiro reka mvuge ngo munagikurikira kuri YouTube. Ufite telefone yawe nini ya WhatsApp yo wanditsemo ngo ijuru ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana n'ibiganiro byinshi by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana binyura kuri iyo channel. Imana ibishimirwe nabyo, kandi ushobora no kwandikira iyi nimero ugiye kumva, ikaba yagushyira ku rubuga rwa WhatsApp ya 07844257. Iyo niyo nimero ushobora kwandikira ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp, ugakomeza ugakurikirana ibiganiro byiza n'abamaze gukizwa benshi bari kuri urwo rubuga batanga ubuhamya. Imana ishimwe. Reka rero mu by'ukuri tudatinze dushimire n'Imana mu by'ukuri ko iduhaye ubu buntu bungana burya tukaboneka hano. Imana ihabwe icyubahiro. Mana Data, mu izina rya Kristo Yesu, ndagushimiye ko uri Imana y'imbaraga nyinshi kandi umugenga w'ibintu byose, wabanjirije byose kandi byose bibeshwaho n'ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimira igikorwa gikomeye wakoze ubwo wemeraga gutanga umwana wa Yesu Kristo w'ikinege, umubazeho ibyaha byacu twese abari mu isi, hanyuma twe abari bakwiriye kurimbuka, twe abari bakwiye kujya mu muriro utazima, ukaba waratugiriye neza ugatanga Yesu ukamubaraho ibyaha byacu, agapfa urwo twari dukwiriye, akamena amaraso, mu maraso tukaba twarababariwe ibyaha byacu. Uhimbazwe abamaze kubimenya kandi turagushimiye, ariko kandi nanone abatari babihishurirwa kugira ngo bafatikanye natwe kunezerwa muri ubwo buryo, nabo ndabasabira kugira ngo imitima yabo yugururwe, hanyuma uyu mugoroba nibaramuka bumvishije ijambo ryawe ugiye kunyuzamwo, hanyuma nabo baruhuke nk'uko natwe twaruhutse. Izina ryawe rihimbazwe. Ngushimiye kubw'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange, hanyuma nkagushimira n'abayobozi kandi n'ubuyobozi bwose bwiza bw'igihugu cy'u Rwanda waduhaye. Ushimwe kubw'igihugu cy'u Rwanda, ushimwe no kubw'abayobozi muri rusange, kandi icyubahiro guhimbazwa nibikomeze kuba ibyawe. Urakoze, ndagushimiye ko ari wowe ukomeza kutugenera byose kandi byiza, dore ko nta kibi gituruka mu biganza byawe. Ishimwe guhimbazwa no gusingizwa n'ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu. Amen.
reka dusome amagambo aboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye abaroma, igice cyaho ni cya 10. turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere hanyuma dusoze ku murongo waho wa 4. haravuga ngo bene data, iby'umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisiraheli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. 3, aravuga ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Umurongo wa 4 aravuga ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka, Imana ihabwa icyubahiro. Mba numva nasubiramo aya magambo kuko hari nk'igihe umuntu abaje ashyizeho urushinge uwo mwanya, reka nyasubiremo. aravuga ngo bene data, iby'umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisiraheli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Aya magambo adusomye hano ni amagambo Pawulo mwene data yandikiye abaroma, amagambo meza cyane rwose. Nawe ngira ngo muri uyu mwanya uyatega amatwi, kandi mu by'ukuri umutima wawe twinginze Imana kugira ngo mu by'ukuri iwe guca bugufi, kugira ngo ubashe kumva icyo Kristo Yesu yakoze, nawe ube mu isi mu by'ukuri unezerewe, nawe ube mu isi uguwe neza, nawe ube mu isi utunze ubugingo buhoraho, ube mu isi utunze ijuru, kandi ubikesha kwizera igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu. Uruhuke, umenye neza ko hari umurimo wakozwe kandi urarangira. Icyakozwe na Kristo Yesu cyakozwe kandi kirangiye. Nicyo ngira ngo nkubwire muri uyu mwanya, kugira ngo nawe winjire muri uwo mudendezo, nawe winjire muri uwo munezero. Imana ishimwe cyane. Hano rero mwene data Pawulo aravuga ngo bene data, ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisiraheli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Ari kuvuga ngo ndabahamya ko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Yusomye mu Kinyarwanda cya Bibiliya ntagatifu ho haravuga ngo ndabahamya ko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bushishozi. Hanyuma rero mu by'ukuri akavuga ko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, noneho bituma basuzugura ugukiranuka kw'Imana. Bakomeje bavuga ko rero Kristo Yesu amategeko ari wasohoraho, kandi akaba ari we uhesha umwizera wese gukiranuka, Imana ihabwa icyubahiro. Mu by'ukuri umvishije aya magambo, ndagira ngo tuganire mu by'ukuri nibanda cyane ku gukiranuka kw'Imana uko ariko kandi mu by'ukuri mwumvishije ko hari n'ukundi gukiranuka kuguhangana no kwahanzwe, ndetse Abisiraheli bakagusuzuguza ugukiranuka kw'Imana, ugukiranuka kw'Imana, kandi uko gukiranuka kw'Imana ariko guhesha umuntu kwinjira mu ijuru, ariko guhesha umuntu ubugingo buhoraho. Yatangiye rero avuga ko bafite ishyaka ry'Imana. Yatangiye avuga ko bafite ishyaka ry'Imana. Nawe uteze amatwi ikiganiro, ndemezanya nawe ko ushobora kuba ufite ishyaka ry'Imana. Iyo tuvuga ishyaka ry'Imana, mu by'ukuri abantu benshi baba bafite ishyaka ry'Imana, ndetse no kumva bakunze Imana, bafite ishyaka mu by'ukuri ryo gusenga ndetse Imana, bafite ishyaka ryo gukora ibikorwa byiza ndetse bakabyitirira Imana,
ndetse mu by'ukuri ibyo bikorwa bakabikora bumva ari n'umutima wose wubumva ko bari gukora ndetse bari gukorera Imana. Iryo shyaka ndahamya ko abantu benshi baba barifite. Iyo usanga abantu muri za korali, iryo ni ishyaka ry'Imana. Iyo usanga abantu bari mu mashyamba bari gusenga, iryo ni ishyaka. Iyo usanga abantu bari gutanga amaturo, bari gutanga ibyacumi, babikora mu izina ry'Imana cyangwa mu izina rya Yesu, iryo ni ishyaka. Iyo abantu bari gufasha imfubyi, iyo abantu bari gufasha abapfakazi, iyo bari gukora ibikorwa byiza nk'ibyo by'urukundo, riba ari ishyaka mu by'ukuri ry'ibintu baba bagerageza kubahiriza, bakumva ko iryo shyaka baryishingikirizaho kugira ngo mu by'ukuri rizabaheshe kujya mu ijuru cyangwa rizabaheshe kujya ku Mana. Ishyaka rero Abisirayeli bari bafite mu by'ukuri ryari ishyaka ryo gukunda Imana, ryari ishyaka ryo kubahiriza amategeko y'Imana nyine nk'uko n'ubundi Imana yari yarayahaye Musa kugira ngo Musa nawe yabahereze. Hanyuma bakagira ishyaka rero, ishyaka ryo kuyubahiriza, ishyaka ryo kuyagenderamo, ishyaka ryo kuyandika no ku makanzu, ishyaka mbese mu buryo bugiye butandukanye. Pawulo yavuze ngo ni ishyaka ry'Imana, yavuze ko ari ishyaka ry'Imana, ariko ngo ni ishyaka ritavaga mu bushishozi. Dore ikintu gikomeye nuko nubwo bari bafite iryo shyaka ry'Imana, bibwiraga ko iryo shyaka n'ibyo bikorwa bakora ari byo bizabahesha kwinjira mu ijuru. Niwe ikibazo kiri, nuko bari bazi ngo ibyo bikorwa bakora, iryo shyaka bafite, kwigengesera bafite, kwirinda bafite, ibyo nibyo bizabahesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aho niho ikibazo cyari kiri. Hanyuma rero bagerageje guhanga gukiranuka kwabo. Ubundi iyo bavuze ngo bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, nuko ugukiranuka kuba kuri kuvugwa ni ibikorwa byiza byose bya muntu. Ibikorwa byiza byose bya muntu, ubundi kugira ibikorwa byiza si bibi pe. Reka mbivuge, dusanzwe kandi tubivuga, kugira ibikorwa byiza si bibi, gufasha imfubyi si bibi, gufasha abapfakazi si bibi, kugira ibikorwa byiza, kugira ingeso nziza, kwirinda ingeso mbi, ibyo ntabwo ari bibi. Ariko ikintu gikomeye nuko ibyo bintu uko bimeze byose bikusanirije muri kamere muntu. Umuntu wese ukomoka kuri Adamu, umuntu wese ukomoka kuri Adamu, dore ko inyoko muntu twese aho tuva tukagera dukomoka kuri Adamu na Eva. Kandi umuntu wese ukomoka kuri Adamu na Eva avukana kamere, kandi kamere avukana ni kamere yanduye, ayandujwe nuko akomoka kuri Adamu. Ukomoka kuri Adamu gusa birahagije ko umuntu wese avukana kamere. Muri kamere rero hakaba harimo gukora neza, ariko hakaba harimo no gukora nabi. Umuntu rero ku mpamvu z'uko atazi ko ibikorwa bye akora bidashobora kumuhesha kujya ku Mana, nibyo bikorwa yita ibikorwa by'ubukiranutsi. Ariko ijambo ry'Imana ribivuga, iryo rivuga ko Imana iri kuvuga ko nta muntu n'uyu n'umwe ushobora gukiranuka ngo nibura imwemerere muri ibyo bikorwa bye yakoze. Iyo usomye hano mu Baroma nanone igice cya 3 nko ku murongo waho wa 9 haravuga ngo nuko tuvuga iki, mbese turabaruta? Oyada, haba na gato. Kuko tumaze guhamya Abayuda n'Abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha, nkuko byanditswe ngo nta ukiranuka n'umwe, nta ukiranuka n'umwe, nta umenya, nta ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, nta ukora ibyiza n'umwe. Mwumve iki kintu, bari kuvuga ngo tumaze guhamya Abayuda n'Abagiriki cyangwa Abayahudi. Iyo bari kuvuga Abayuda na Abisirayeli ni Abayahudi, iyo bavuga Abagiriki ni abanyamahanga muri rusange. Bamaze kuvuga ngo tumaze guhamya Abayuda n'Abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha. Bari kubitondobora bakavuga ngo nta ukiranuka n'umwe, nta ushaka Imana, nta ukora ibyiza n'umwe. Noneho Imana iri kuvuga rero ngo bagerageje
bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, nuko kuntu ibyo byiza bya muntu umuntu ajya agira gutya akavuga ko ibyo byiza bishobora kuzamugeza mu ijuru, ariko Imana yo ibihakana ivuga ko nta ukiranuka n'uyu n'umwe, nta ukiranuka n'uyu n'umwe. Nkuko ibyanditswe byera bibivuga neza nyine, ukwiye kumenya ngo nta ukiranuka n'umwe. Imana iri kuvuga ngo nta ukiranuka n'umwe, ibi kukurebera hariya muri Adamu, igicumuro cya Adamu wakoze icyaha, abamukomokaho twese tugahinduka abanyabyaha. Niyo mpamvu rero gukiranuka kwa muntu aho kuva kukagera ni uguhanganano, nibihanganano. Umuntu yahanze gukiranuka kwe kugera ku rwego ahanga ko no gusaba Imana imbabazi, ibyo bintu Imana izabimwemereramo. Abantu bahanga ibicaniro, abantu bahanga kwiyeza, abantu bahanga kwatura, ibyo bintu byose umuntu agerageza akabishyira aho ngaho akavuga ko bizamujyana mu ijuru, nibihanganano. Ibyo bihanganano rero bituma usuzugura gukiranuka kw'Imana, gukiranuka kw'Imana. Nyamara gukiranuka kwa muntu Imana ikuvuga irakugaya neza. Yusomye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 64 umurongo wa 5, haravuga ngo kuko twese twahindutse abanduye, nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizenga. Wumva icyo kintu kivuga ibyo bintu byiza wita byiza ari byo Bibiliya yavuze by'ibihanganano. Ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, ndemezanya nawe impamvu byita gukiranuka ukanabyita ko bizakujyana mu ijuru nuko utigeze umenya gukiranuka kw'Imana. Imana yabaze ku bantu, hanyuma uko gukiranuka akaba ariko kubahesha kujya mu bwami bwo mu ijuru. Aha rero mu by'ukuri ukwiriye uko gukiranuka Imana yakwise ubushwambagara ndetse ngo bufite n'ibizenga. Imana iri kuvuga ngo abantu twese twahindutse abanduye ni muri Adamu. Imana iri kuvuga ngo abantu twese twahindutse abanduye, nta muntu n'uyu n'umwe utaranduye. Iyo umuntu ari kuvuga ngo waza ukamubwira ibyaha byawe, iyo umuntu ari kukubwira ngo hari ibyo wakora bikaguhesha kujya mu ijuru, akabigutondoborera akubwira ngo nibi ni amasengesho, ni ukwiyiriza, ni ugutura, ni ugutanga ibi nibi kugira ngo biguheshe kujya mu ijuru, ni ukwirinda gukora ibi nibi kugira ngo biguheshe kujya mu ijuru, oya, aba ari kukubeshya. Ni ugusuzugura gukiranuka kw'Imana kwashyizweho n'Imana. Hari ugukiranuka rero ukwiriye kubanza kumenya ngo uko gukiranuka kwawe n'ibikorwa byawe ibyo ukwiye kubitakariza ikizere, ukabitakariza agaciro kubigendanye no kujya mu ijuru, ukamenya ko inzira ihesha umuntu kujya mu ijuru ari imwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Yesu yaravuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo, nta wajya kwa Data atari jyewe umujyanye. Ntabwo kujya mu ijuru binyura mu gukiranuka kwa muntu. Kubona ubugingo buhoraho ntibinyura mu gukiranuka kwa muntu, ntibinyura mu masengesho, ntibinyura mu kwiyiriza, ntibinyura mu kuririmba, ntibinyura mu kwambara ibigera ku birenge, ntibinyura mu misatsi ya natirere, ntibinyura mu kubatizwa mu mazi menshi cyangwa makeya, ntibinyura mu kintu icyo ari cyo cyose, ntibinyura mu idini iyo ari yo yose umuntu yashyira akavuga ngo iri dini ryanjye niryo ryiza, uriyoboka abamenya Imana. Oya, kujya mu ijuru binyura mu nzira Imana yaduciriye imwe yitwa gukiranuka kwayo. Uko gukiranuka kwayo rero ni ukuri, uko gukiranuka kwayo ni ukuri. Gukiranuka kwayo ni Kristo Yesu, Kristo Yesu. Rero ugukiranuka kw'Imana ari nako Bibiliya yavuze ngo amategeko yose asora kuri Kristo Yesu. Amategeko ubwo abantu bayashyizeho bakayahindura ko niba yubahiriza ari yazabahesha kujya mu ijuru, nyamara Imana itanga amategeko yari yatanze kugira ngo agaragarize umuntu byuzuye ko ari umunyabyaha, amenye ko nta gukiranuka afite, amenye ko nta byiza agira, amenye ko ari uwo gutsindwa. Amategeko yashyizweho kugira
kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mwisi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana, ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ayo mategeko rero ya Musa n'ibindi byose umuntu yihangiye byari bishyizweho kugira ngo bimenyeshe umuntu gusa ko ari umunyabyaha, ko ntacyo yakora, ko nta byiza agira, ko ntabyo yagize, ko nta n'ibyo azagira byamuhesha kujya mu ijuru, ngo amenye noneho ibyiza byakozwe na Kristo Yesu, byakozwe n'Imana, aba ari byo asobanukirwa, aba ari byo amenya ko Imana yamwemereyemo. Hari ugukiranuka rero kw'Imana, Imana yakwemereyemo. Iyo usomye rero hano mu Baroma ibice byaho 3:21 havuga uko gukiranuka kw'Imana. Noneho hari kuvuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Bari kuvuga ngo noneho rero hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kwari guhishwe kurahishurwa. N'ubu nawe wenda uraguhishwe, kubera ko impamvu mvuga ko guhishwe nuko wiringirira kujya mu ijuru mu bikorwa byawe ukora, kandi ibyo bikorwa byawe ukabyita gukiranuka. Nyamara uko gukiranuka kwawe Imana ikakwita ubushwambagara ndetse gufite n'ibizenga. Ariko rero hariho gukiranuka kwahishuwe, kudaheshwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kudaheshwa n'abahanuzi. Nyamara amategeko n'abahanuzi bahamyaga uko gukiranuka kw'Imana. Uko gukiranuka kw'Imana ninde? Ni Kristo Yesu. Ni gute Kristo Yesu yaguhindukiye gukiranuka? Nuko muri kamere muntu, aho umuntu wese ava akagera, muri kamere muntu nta muntu washobora kubahiriza amategeko y'Imana ngo ayashobore 100%. Nyamara Imana itanga Kristo Yesu imwohereje mu isi, nk'uko ibyanditswe byera bivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nyamara rero reka mvuge ngo Imana yohereje Kristo Yesu mu isi ubwo muri kamere muntu, ubwo byakunaniye gukiranuka, ubwo ugerageza gukiranuka bikanga, nibyo ntiwabishobora. Nanjye byarananiye, na Paulo byaramunaniye, na Abrahamu byaramunaniye. Nabo uzabona mu byanditswe byose bitwa abakiranutsi, ntabwo babaye abakiranutsi babiheshejwe n'ibikorwa byabo, babaye abakiranutsi babiheshejwe no kwemera, babiheshejwe no gusobanukirwa igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu. Mu mitima yabo hakurwamo urubanza, mu mitima yabo hakurwamo kwicira witeka. Hanyuma rero uko gukiranuka ni Kristo Yesu wagushoboye. Uko gukiranuka yagushoboye gute? Nuko yaje mu isi yambaye umubiri wanjye, yambaye umubiri w'abantu, nyamara adafite kamere muntu. Kuko kamere muntu niyo ituma umuntu adashobora kugira gukiranuka. Ibyo niyo ishobora gutuma umuntu atagira gukiranuka. Kristo aza yambaye umubiri, ariko noneho muri wari Imana aza noneho yubahiriza iby'amategeko yagusabaga byose udakuyemo na kimwe. Ibyo ni ibintu yubahirije utarabaho, ni ibintu yakubahirije utaravuka. Nibi bintu ndi kukubwira ntabwo ari ibintu biri kuba uyu mwanya, ni ibintu wavutse usanga byaragukorewe kera. Ni amakuru y'ibintu byabaye ndi kukubwira, ni ubutumwa bwiza wumva ukaruhuka ukamenya ngo hari Yesu yaje mu isi, Imana itanze umwana wayo aza mu isi, aza kubahiriza ngewe ibyari byananiye kubahiriza. Yarabyubahirije, arabikora, ava ku cyambere yusa ku cyanyuma, abikora neza, anonosora iby'amategeko yasabaga umuntu byose. Si we rero wikiranukiraga, ahubwo yaragukiranukiraga kugira ngo wowe ubarweho gukiranuka kwa Yesu Kristo. Takariza rero gukiranuka kwawe ibyo bintu ni ibihanganano, ni ibintu by'ibifitirano umuntu yishyiriyeho ku mpamvu zo kutamenya umucunguzi, ku mpamvu zo kutamenya umukiza. Yishyiriraho ibihanganano yibwira ko ari byo Imana izamwemereramo cyangwa yamwemereramo. Twemerewe rero mucyo Yesu yakoze,
ibyo Yesu yakoze n'iby'Imana yatwemereyemo. Imana yarakwemeye, ikwemereye mu byo Yesu yakoze. Gukiranuka kwa Kristo Yesu kubarwa kuri wowe, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri Kristo Yesu duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ntabwo uhinduka umukiranutsi binyuze mu byo ukora, ahubwo wabaye umukiranutsi binyuze mu byo Kristo Yesu yakoze. Amen. Wabaye umukiranutsi, wikwicira urubanza. Va mu byo uvuga ko byaguhindura umukiranutsi, ibyo ntibyagushobokera, nta nubwo byigeze bishoboka. Urabizi, urabigerageza, imyaka umaze igihe kinini ubikora, ariko byaranze. Ariko menya ngo hari ugukiranuka kw'Imana kwari guhishwe ariko kurayishurwa. Uko gukiranuka ni Kristo Yesu. Imana ibaraho umuntu wese wizeye ibyo Kristo Yesu yakoze. Yesu ibyo yakoze rero ni wowe yabikoreraga, wowe unyumva. Ariko mu by'ukuri nubwo Kristo Yesu yakoze ibikorwa byiza gutyo, ari wowe wabikorera, ntabwo yahawe igihembo cy'uwakoze neza, ahubwo yahawe igihano cy'uwakoze nabi. Igihano yahawe rero ni wowe wari ugikwiriye, ni wowe wari ukwiriye kujya mu muriro, ni wowe wari ukwiriye guhanwa, ni wowe wavutse uri umunyabyaha. Kristo Yesu rero arakuguranira, afata gukiranuka kwawe kose, ibyo wita byiza byawe n'ibibi byawe byose, iyo bikusanyirijwe hamwe, Imana ibibona nk'ibibi. Nicyo gituma ukwiye kumenya ngo Imana yabibaze kuri Kristo Yesu, irangije imuha igihano cyabyo. Igihano yahawe ni igihano cy'urupfu, nk'uko ibyanditswe byera bivuga ngo ibihembo by'ibyaha n'urupfu. Yesu amaze guhinduka icyaha, hanyuma yahawe n'igihano wari ukwiriye guhabwa, kugira ngo nawe wibere umukiranutsi ubikesha kwizera icyo gihano Kristo Yesu yahanwe. Kristo Yesu yaraguhaniwe. Kristo Yesu yaraguhaniwe, niwe wabaye impongano y'ibyaha byawe. Ba Daniyeli barabihanuye, bavuga ko hazaza gukiranuka kw'iteka, ibyaha bigakurwaho, hakaza gukiranuka kw'iteka, ibi byaha bigatangirwa impongano. Shuti, wowe unteze amatwi, wowe uri kumva, ukwiriye gusobanukirwa neza igikorwa cyakozwe na Ntama w'Imana. Wagukuyeho ibyaha, ni igikorwa cyakozwe, ubarweho gukiranuka kwa Kristo Yesu. Kubarwa gukiranuka kwa Yesu nuko ukwiye kumenya ko Yesu yabazweho ibyaha byawe. Ntabwo yabazweho ibyaha byawe 2 cyangwa 3 cyangwa 4 cyangwa 5, ahubwo yabibazweho byose. Yabazweho ibyaha byawe uko bikusanirije muri kamere yawe byose. Wavutse usanga Kristo yarabihaniwe, nawe usanga yarakubabariye ibyaha. Menya ngo wabazweho gukiranuka kwa Yesu, Kristo Yesu nabarwaho gukiranirwa kwawe. Inshuti rero, we mu by'ukuri uteze amatwi iki kiganiro cy'ijuru ntirikorerwa, ndagira ngo nkubwire ngo wahawe ijuru ku buntu. Ibi ni ibintu Imana yagukoreye ku buntu, kuko hano hakomeje haravuga ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Yabiguhereye ubusa, ngo niko gukiranuka kw'Imana abantu bose bizeye Kristo Yesu babarwaho. Ngo nugukiranuka kw'Imana, ntabwo ari ugukiranuka kwawe, nugukiranuka kw'Imana. Uvanamo gukiranuka kwawe, nugukiranuka kw'Imana. Haleluya. Nugukiranuka kw'Imana, nugukiranuka kw'Imana si ukwawe. Gukiranuka kw'Imana waraguhawe, ntabwo gukiranuka kw'Imana wakubazweho. Byizere nshuti yanjye, byizere wowe uteze amatwi radio, byizere ko wabazweho gukiranuka. Gukiranuka wahawe ni kwandura, gukiranuka wahawe ntabwo kujya kwandura. Gukiranuka wahawe ni Kristo Yesu, n'umwambaro witwa gukiranuka kw'Imana, kandi uwo mwambaro ni Yesu Kristo. Iyambura iyo myambaro mibi, ni kumuririmbyi yaririmbye, haravuga ngo bazatinya guhinguka imbere ye, bazatinya guhinguka imbere ye,
bazahinduka ubwoba busa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Iyambura iyo myambaro mibi yitwa gukiranuka kwawe. Iyambura iyo myambaro mibi, ibyo bihanganano by'imyambaro mibi byiyambure. Ibyo nibyo bituma utagira amahoro, nibyo bituma wumva Yesu aje utajya mu ijuru, nibyo bituma wumva uhora uri umunyabyaha. Iyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Umwambaro wawe w'ubukwe warateguwe, kandi uwo mwambaro ni Kristo Yesu wagukuyeho urubanza rw'ibyaha. Amaraso yamenetse ku musaraba niyo yatumye uhinduka umukiranutsi imbere y'Imana. Kandi namwe iyo ndirimbo mujya muyiririmba ivuga ngo wite kumucamanza yambonye w'amaraso ntancira urubanza rubi anyitukiranuka yarancunguye ngo mbuwe niko kunyishingira ubwadapfa singipfuye nge na Yesu turumwe. Uwiteka umucamanza yakubonyeho amaraso nuko Kristo Yesu yabazweho ibyaha byawe. Nshuti yanjye, ajya ku musaraba, arakubitwa, arabambwa, apfa urupfu rw'agashinyaguro, amena amaraso. Imana itangaza ko nta byaha ikikubaraho, itangaza ko uri umukiranutsi. Emera iby'Imana yakoze, ureke gushukwa na kamere yawe, ureke gushukwa n'abakubeshya. Wemera iby'Imana yagukoreye kera muri Kristo Yesu, hanyuma nawe wirongere ubugingo buhoraho. Umenye ko Imana yabuguhaye, uba amahoro, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Wabiherewe ubuntu rero, nta kiguzi cyabibonetsemo. Twabiherewe ubusa kubwo gutsindishirizwa kubonerwa muri Kristo Yesu. N'ubuntu twabiherewe, waratsindishirijwe, wagizwe umwera, wagizwe intungane na Kristo Yesu, yarabigukoreye. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Kuri uyu mwanya rero, wowe bateze amatwi iki kiganiro, reka dusangire ijambo. Ahari nawe waba ibihanganano byawe wabyihana. Kwihana nukubitakariza icyizere, ukamenya ko ibyo uteganya mu ijuru bidashoboka. Ntabwo bishoboka, ijuru ntirikorerwa. Ijuru Imana yaritangiye ubuntu, nta warikoreye, nta warikorera, ahubwo Yesu niwe wakoze. We emera ibyo yagukoreye, ibyo byonyine wibera umukiranutsi imbere y'Imana. Muduhamagare rero kuri iyi nimero mugiye kumva, muduhamagare kuri 0788 0782 44 21 25 07 iyo ni Airtel 8 muduhamagare dusangire ijambo. Imana ishimwe cyane. Allo Country FM. Mwiriwe neza. Makuru. Yewe turaho turashimira Kristo Yesu watangiwe ibyaha byacu maze akazurirwa kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Ikiganiro twagikurikiranye. Yego. Abunyibaza ngo kuvuga ngo aho mutubwira ngo Yesu yaradupfiriye. Ikoko yaradupfiriye kuko amaraso ye niyatumye none tubaho. Yatumye tubaho mu buhe buryo? Yatumye tubaho mu buhe buryo? Kuvuga ngo niyo yaducunguye. Yego. Arahandi mutubwiye ngo kuba ijuru bidakorerwa ngo nta warikorera ngo aribone. Yego. Umunsi wa none, isi ya none, cyangwa uko tubayeho twese tubiziranyeho. Ese iriya juru umuntu uri kugendana n'umuvuduko w'isi ya none ni gute azari ku ruhande rwawe ureka abandi? Niba ndi kugendana n'umuvuduko w'isi ya none
uvuga mutubwira ngo Yesu yaratwishyuriye n'inkomeza kugendera muri uwo muvuduko w'isi ya none namaze kumva ko Yesu yatwitangiye uriya mwambaro ugomba kwamburwa uzaba ari uwuhe? Hanyuma iyo uri kumva ko Yesu yagupfiriye wumva yaragupfiriye iki? Iyo Yesu uvuga ngo yapfiriye ibyaha byawe wumva yarapfiriye ibyaha byawe bingahe? Buri kimwe, kuko icyaha icyo ari cyo cyose ni icyaha. Buretse noneho rero hanyuma kugupfira kwa Kristo Yesu wumva byaraguhinduye iki? Byarakugize iki? Byarampinduye iki? Byaraguhinduye iki? Niba Kristo Yesu uvuga ko yabaye yagupfiriye kandi agapfira ibyaha byawe, kandi ibyaha byawe Yesu yabipfiriye utari wanavuka. Halo? Shamareje kwa yanzalo. Ndi kukumva ngewe. Natekereje ko yuri kuvuga umuvuduko wa none wakabaye uvuga umuvuduko wenda nabivuga nk'ibyaha wenda reka mbivuge muri ubwo buryo wenda ntekereza ko ari bwo buryo ashatse kubivugamo. Hanyuma narindi kukubaza ngo iyo uvuga ko Kristo Yesu yapfiriye ibyaha byawe wumva yarapfiriye ibyaha byawe bihe ukumva ari nibihe Yesu atapfiriye? Numva yarapfiriye ibyaha byanjye bihe kandi ukumva ari nibihe atapfiriye? None se umuntu ko bwira intungane bwira 17 inshuro zirenga 7 ibyo byo kuvuga ngo intungane bwira 17 ntaho byanditse. Ibyo ni ikinyoma. Ahubwo barabeshya. Umva icyo ndi kukubwira. Sawa, urakomeza ukurikirane. N'abandi bose bazi ngo intungane bwira 17 ibyo ni ikinyoma. Ntekereza ko agikomeje gutega amatwi ariko reka twakira uyu. Alo Country FM. Yes, ashimwe. Nashimwe iteka muri bande muherereye he? Alo. Aha, amareza ashobora kuba mugoye nawe. Uragaruka. Reka mbwira abantu ngo Kristo yagarutse. Country FM alo. Yes, alo. Ndakumva cyane muri bande muherereye he? Pascal Niyonzima mperereye hano Ikamembe. Yego Pascal Niyonzima, mwateze amatwi ikiganiro? Ikiganiro tuba twagikurikiranye cyane ariko ikintu mbaza ari amateraniro mugira. Reka tubanze wenda tukubaze kubigendanye wenda n'ikiganiro wumva wakuyemo iki kubigendanye no kujya mu ijuru? Hello? Noneho kubigendanye no kujya mu ijuru. Icyo kiganiro wumva wakuyemo iki kugira ngo we nanjye nagusubiza kuri icyo kindi warumbashije? Ngendeye uko ngewe bimfasha. Ngendeye uko ngewe bimfasha. Yego. Nuko nemera ko Kristo yacunguye kandi na n'ubu akaba ibyaha byanjye byose ari byo byamubambishije kandi kugira ngo ngewe kugira ngo worokoke. Yego. Urubuse wumva uri umukiranutsi? Numva nkiranutsi. Wumva uri umukiranutsi? Yego. Ubikesha ko Yesu yabambiye ibyaha byawe? Yego. Amena, ibyo niko kuri. Ukomeze unezerwe, Kristo Yesu n'ukuri yaragucunguye, yaragukijije, uri umukiranutsi ku mpamvu z'uko wagizwe intungane n'amaraso ya Kristo Yesu. Yego. Hanyuma rero amateraniro nayo turayagira. Aterana nyine. Hanyuma wenda ngira ngo nsohotse muri studio ndaza gutanga nimero yanjye kugira ngo wenda tube twabasha kuganira hanyuma nguhere nkubwire naho tunateranira n'ubundi. Murakoze.
yego turabakurikiye cyane kandi turabakunda ikiganiro cyanyu. Imana zitera imbaraga cyane kugira ngo natwe kidufashe tunatwubake cyane, tuba tubakurikiye. Urakoze cyane Pascal, inimero yanjye uze kuyifata kandi umvugishe mvuye muri studio. Yego murakoze. Murakoze kandi namwe mukomeze kugubwa neza kuko Kristo yabahaye kugubwa neza. Pascal arakoze ati kuko mba numva Kristo Yesu yarazize ibyaha byanjye, mba numva ndi umukiranutsi mu by'ukuri, mba numva nkiranutse kubwe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe ku bwawe mwene data. Country FM, alo? Yego, mwiriwe neza? Aha, muri bande muherereye he? Nikuze Berita muherereye Nyamasheke. Nikuze Berita muherereye Nyamasheke. Mwateze amatwi ikiganiro cy'ubutumwa bwiza? Nakurikiye. Aha, mwakuye mwiki kubijyanye no kujya mu ijuru? Nakurikiye nuko Yesu Kristo yanciriye. Agomba kubwanjye. Ibyiringiro cy'uko ngomba kujya mu ijuru. Kuko Yesu yatanze amaraso ye atanga impongano kuri njyewe kugira ngo nshyingurwe n'umwana w'Imana. Amen. Ubu rero noneho rero arya ni Adelphine. Arya na Adelphine ni kwizina wa Nikuze Berita. Berita. Hanyuma noneho rero kuri ubu ngubu noneho urumva uri umukiranutsi noneho? Ndumva ndi umukiranutsi n'amanyije n'Imana nuko yatanze amaraso ye kubwanjye. Amen. Urumva se uko gukiranuka ari ukuva ryari kugeza ryari basi? Gukiranuka no kuva ngeze ku isi. Kugeza igihe nzimurirwa n'ubundi ku isi ndonsubijwe aho naturutse mu butaka. Aha, Imana ishimwe cyane ku bwawe rwose mu by'ukuri Nikuze Berita. Ngushimiye Imana cyane, nibyo koko gucungurwa twaracunguwe kandi amaraso ya Kristo Yesu amenetse niyo yabaye impongano y'ibyaha byacu. Warababariwe, warejejwe, ruhuka b'amahoro, ni igikorwa cyakozwe kiba rimwe biba bibaye iteka ryose. Imana ihimbazwe ku bwawe. Amen. Uzakomeza gukurikirana iki kiganiro buri wa kane saa 2 kiba cyamaze kugeraho. Yego murakoze cyane. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Nikuze rwose mu by'ukuri ngushimiye Imana cyane ati nanjye kuko mba numva mu by'ukuri. Hari nundi waje? Alo Country FM, wakwegerayo ukava imbere ya radio urongera. Mu by'ukuri nibyo Berita avuga n'ukuri, nibyo kuko nizeye, kuko menye neza ko Kristo Yesu yancunguje amaraso ye. Kristo Yesu yahaniwe ibyaha byanjye, nanjye ndumva none ndi umukiranutsi kandi kuva ngeze ku isi no kuva nyivuyeho. Reka numvire aho avugiye, nta kibazo pe, kuva yivuyeho nibyo koko ni umukiranutsi kandi azayivaho yigira mu ijuru. Hano yego, turabumva muri bande muherereye he? Gabanya radio. Yego Country FM, alo? Mwiriwe neza? Fideli. Yego Fideli. Mumeze mutese? Yewe Fide, turaho rwose mu by'ukuri, turashimira Imana yatugiriye neza igatanga Yesu muri we tukababarirwa ibyaha. Yego. Hanyuma se Fideli, namwe mwateza amatwi se ikiganiro? Twateza amatwi ikiganiro. Mwakuye mwikirero kubijyanye no kujya mu ijuru? Alo? Ndakumva cyane. Yego rwose kiratwubaka. Ubushize nari nafashe nimero y'umuvandimwe ngira ngo ndibe twamubaza mu kiganiro. Noneho nihamagaye ntiyabasha kuyifata nyuma y'ikiganiro.
narindi kugira ngo noneho mufashe nimuza kuganiro nomero muze kutanganya ifate hari utuntu nshaka kuzababaza. Nta kibazo rwose, utege amatwi ndayiguhereza, kandi nanjye ndishimira rwose kuvugana nawe, kandi nzakomeza kwishimira kuvugana nawe no kurushaho kugusobanurira wenda kucyo wumva ushaka gusobanura. Ariko se nibura kuri ubu noneho wumva ufite ibyiringiro byo kujya mu ijuru? Ibyiringiro byo kujya mu ijuru nzabigira neza nimgira utubazo mbabaza nkabona ibisubizo binyuze. Nibura se wambajije kamwe? Wambajije kamwe wenda n'abaguteza amatwi bakakumva? Oya se gusa hari uburyo imyizerere y'abantu igatandukanye. Yewe ndi umukristo, nabatijwe muri ADEPR. Yego. Nateze amatwi ikiganiro cyanyu biransenya, numva ibyo nizeye narizeye ubusa. Yego. Bitandukanye rwose cyane, ndiburanya nk'itsinda. Yego. Ubwo rero nshaka kugira ngo nzagire ibyo ntakira bindi nabanje kugira koko nyine nkabyiga nkabyinjiramo nkavuga nti burya koko hano hantu hatandukanye naho narindi. Yego. Urumva ndacyagendera mwabiriya ngo hari aho mugera mukavuga ngo ese koko uri umukiranutsi nta cyaha ukora. Noneho naza kwireba mu mutima ngasanga ndi umunyabyaha wa burundu. Uzi impamvu aho ngaho ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu aba umukiranutsi fide binyuze mu byo akora, ahubwo wowe uba umukiranutsi binyuze mu kumenya icyo Kristo yakoze. Yego. Naho kuba umukiranutsi binyuze ngo muri wowe, binyuze mu byo ukora, kuko ibikorwa by'umuntu aho biva bikagera ni ibikorwa bivanze n'ibyiza n'ibibi. None rero kwe kumenya ngo Kristo Yesu we yankoreye neza, nta kibi na kimwe kivanzemo. Ibyo byakozwe rero na Yesu nibyo byambazweho bimindura umukiranutsi imbere y'Imana. Mbese ukwiye kumenya ngo ntabwo uri umukiranutsi binyuze mu byo ujya ukora, yewe ibyo ujya wibonaho. Umuntu ahava akagera yaratsinzwe, kandi nta nubwo umuntu yatsinzwe none yabaye umunyabyaha akivuka. None w'Imana rero yaradukunze nayo itwoherereza umwana wayo, imubara w'ibyaha byacu byose, zaba izo ntege nke ujya wibonaho, zaba izo uzibonaho ejo, zaba izo wibonyeho, zaba izo uzibonaho igihe kizaza. Ibyo bintu byose Imana yabikusanyirije hamwe ibibara kuri Kristo Yesu, arangije ahabwa igihano cyabyo. Noneho rero amaraso ya Yesu Kristo Yesu yamenetse ku musaraba ni ukuri niyo yatumye ubabarirwa ibyaha. Imana yivuga ko yakubariye ibyaha mu maraso ya Kristo Yesu, ntabwo yakubariye ibimwe ngo ibindi byihorere. Ndetse ibyo bintu wavutse usanga warabikorewe, wavutse usanga warababariwe, ahubwo icyo Imana iri kukubwira ni ukwemera izo mbabazi yakugiriye, ukamenya ngo kubw'izo mbabazi nabaye umukiranutsi ku Mana. Ntabwo nye mbiterwa n'ibyo nkora, ntabwo mbiterwa n'ibyo natanze, simbiterwa n'intege nke nibonyeho, simbiterwa n'umujinya nagize, ahubwo mbiterwa no kuba hari Yesu wabazweho ibyaha byanjye, we utarigeze kumenya icyaha, Imana ikamuhindura kuba icyaha ku bwanjye, noneho kugira ngo muri we mpinduke umukiranutsi ariko biturutse ku Mana. Ibyo ndabyumva. Yego. Ndabyumva rwose, ahubwo ndibaza ntese tuvuga urugero, ndize fashijwe ndihani. Yego. Ndavuze nti rwose nizeye ko Yesu Kristo ari we umbabariye ibyaha. Wakubabariye ahubwo ari we wambabariye ibyaha. Yego. None ndabyutse mu rugo, ndagiye mu kazi bisanzwe. Bya bindi nitwaga ko nababariwe ndongeye nkubitanye nabyo ndetse nanabisitayemo. Icyo ushaka kuvuga nacyumvise ubwo ngubwo. Ntabwo Imana yo yakubabariye ishingiye ku byasohotse, ahubwo Imana yabikubabariye bitari byanasohoka, kuko izi ko ibyo bintu burya biba muri wowe nubwo utabikora, izi ko bikubamwo. Imana rero ijya kukubabarira ntiyakubabariye ishingiye ku byo wibonyeho,
ahubwo yakubabariye ishingiye kuko izi ko wavutse uri umunyabyaha n'ibikorwa byawe bikagaragaza ko uri umunyabyaha, noneho yo igutangira Yesu kugira ngo akuvunjire. Icyo kintu nicyo ukwiye kumenya. Ntabwo Imana ikubabarira ku byasohotse, ahubwo yakubabariye kuko izi ko n'ibyo bitarasohoka burya bikubamo, ahubwo yo yabikubabariye bitari byanasohoka, ikwita umukiranutsi bishingiye ku byo Yesu gusa yakoze. None bishatse kuvuga ko ninanirwa bya kimuntu ngatuka umuntu ni amahoro mu mutima ngo Yesu yarabimbabariye. Reka nkubwire ngo nicyo nacyo yarakikubabariye, wabyumvishije, ahubwo nutuka umuntu ujye umusaba imbabazi. Hanyuma kumusaba imbabazi ntabwo ari byo bizaguhindura umukiranutsi imbere y'Imana, si byo bizatuma unababarirwa, ahubwo warababariwe byaranarangiye, ni ukugira ngo ubane n'uwo muntu mwagiranye ikibazo amahoro. Imana yo yarakubabariye kera byaranarangiye. Ntabwo Imana ikubabarira binyuze mu gusaba umuntu imbabazi, binyuze mu gusaba pasiteri imbabazi, binyuze mu gusaba mugenzi wawe imbabazi. Yakubabariye binyuze muri Yesu Kristo. Noneho wowe nugirana umuntu n'ikibazo uzajya umusaba imbabazi kugira ngo mubane mu mahoro. Kandi rega n'uwo Yesu wizeye, nibyo byitwa kuvuka ubwa kabiri, azajya arushaho kukubashisha. None rero wenda wa mugani tuzakomeza tunavugane, ariko wenda icura nacyumvishe, ariko binatumye n'abandi bashobora kuba babitekerezaga gutyo, wenda nabo basubirizwamo. Ariko wemwe muvandimwe, tuzakomeza tuvugane. Imana iragukunda kandi yagukunze kera. Murakoze cyane, mbaye mbashimiye rero. Yego, umfurize Garide kugahoheza. Yego, arakumva cyane kandi nawe turamusohoje. Aha, uyu muvandimwe mu by'ukuri azakomeza tuvugane, ariko abajije neza, bitumye n'abandi bumviraho buriya. Ariko reka twumve n'uyu. Halo Country FM. No. Ndakumva cyane, mwiriwe. Ego, muri bande muherereye he? Manuel muherereye ku Itara. Muragerageza kwihuta kuko n'iminota nayo ndabona iri kutujyana. Yego, mwateze amatwi ikiganiro. twateze amatwi. Mwakuye mwiki kubijyanye no kushaka kubaza ngo ibyo mutwigisha aho kuri radio bihabanye n'ibyo idini ryacu ritwigisha. Impamvu nuko idini ryakubeshye. Idini ryakubeshye ko kujya mu ijuru binyura mu byiza byawe ukora. Idini rikubeshya ko kugira ngo ujye mu ijuru kugira ngo wabarirwe bigusaba gusaba imbabazi, bigusaba gusaba za penetensiyo. Umuntu wazerekezwa n'imirimo yakoze. Ibyo barakubeshya. Ntabwo bishoboka ko imirimo yawe myiza yakujyana mu ijuru, kubera ko wibuke ko imirimo yawe myiza ujya ubona wibonyeho, ujya ubona ko wibonaho n'indi mibi. Ibyo bintu rero byose bikusanyirije muri kamere yawe, kandi ntabwo ari ibintu wanduye ukuze, ahubwo nuko wavutse umeze. Rero ukwiye kumenya ngo ubwo navutse n'umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu, ibyiza byanjye n'ibibi byanjye imbere y'Imana byose bihwanye n'ibibi, kubera ko byose ntabwo ari byiza 100%. None rero ukamenya ngo ahubwo Imana yo yaradukunze, yemera kutwoherereza Yesu Kristo umwana wayo, yambara umubiri wawe, akora ibyiza ariko ari wowe wabikorera, kubera ko we ntabwo yavukanye kamere y'abantu. Muri we yari Imana, muri we yari Imana, afite kamere y'ubumana, ariko yambaye umubiri wawe kugira ngo aze agukiranukire wowe byakunaniye. Rero Yesu yabazweho ibyaha byawe, ndi kugusobanurira nihuta kubera igihe mbona cyagiye. Kristo Yesu yabazweho ibyaha byawe byose, kandi n'igihano cyabyo Yesu aragihabwa. None se minota yagiye, wenda uratega amatwi inimero ngiye kuyitanga, umpamagare mvuye muri studio kugira ngo turusheho kuganira, kandi umpamagare rwose.
murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza. Hanyuma ndabona igihe cyacu minota yacu irangiye. Mu by'ukuri ndabashimiye kandi bashimiye buryo ki muba mwakomeje gutega amatwi. Reka mvuge ngo abamaze guhishurirwa umurimo w'ubuntu bw'Imana, mwarakorewe, muruhuke, mwarababariwe, mwarejejwe. Kristo Yesu yarabahaniwe, yahaniwe ibyaha byanyu kugira ngo mwebwe mutazahanwa. Imana irabakunda, mu byizere, mwarababariwe, byararangiye. Kubyizera biguhwanira no kuba umukiranutsi imbere y'Imana. Ni umurimo wakorewe kandi warangiye. Inimero rero ushobora kumpamagaraho uvuye hano muri studio ni 079 18 25 900. 079 18 25 900. Hanyuma iki kiganiro ukomeza no kugikurikirana kuri YouTube. Iyo wanditse muri telefone yawe nini ijambo rivuga ngo Ijuru Ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana ibi biganiro by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bikubwira ukuntu Imana yakobariye ibyaha byawe, Imana yaguhaye ijuru ku buntu. Hanyuma ushobora no kwandikira iyi nimero ugiye kumvika gushyira ku rubuga rwa WhatsApp, kuri groupe ya WhatsApp ya 0784 42 57. Urwo rubuga narwo ukomeza kurukurikiraniraho ijambo ry'ubutumwa bwiza. Murakoze, mukomeze kugubwa neza. Bye bye.